Zana ibintu byose ufite. Iki uri kubona afite keke imba hari ibyo wampaye. Amafaranga na telefone. Wese waje ko bifata imba hari ibyo ukwiye bwaho imikino sha. Zana hano vuba ntago ndi gukina nawe. Ariko bro ngiye urabona hari imikino ufite kandi ubwo wasanga uje kunyiba. Je kukwiba ine urabona ndi gukina nawe. Ntago ubona ko nagusize icyuma kwizosa. Aha. Kuranda gusetsa ubonye wowe wiba ahubwo nanjye ndangira iseta njya gukoreraho ibintu byarakaze. Mama yangu we. Unda abantu nkamwe mwajyaga kwe. Ugenda mu muhanda nta n'ikintu ufite. Waburetse manura iyo kabutura. Umuntu ntago nagondetse busari icyo uri kubona. Ngaho igende.